abana bawe bose baje kuguhimbaza, baje kugushima. Uha umugisha mu buri muntu wese Mana, tukumve kandi tukubone. Uterane natwe kugira ngo imitima yacu igubwe neza. Abaje bababaye bishime, abaje barwaye bakire, iz'ubugingo n'iz'umubiri, kandi abaje batakuzi bongere bahinduka abakunzi bawe. Urakoze, dusengeye ijambo ryawe, dusengeye umukozi wawe, dusengeye umwanya w'ijambo ryawe. Iri jambo ribi ryo kudukomeza mu mitima, ribi ryo kutwigisha, ribi ryo kutweza. Mwami Yesu, ritutera imbaraga mu bugingo bwacu, kandi nawe umuha umugisha kuko yemeye kugukorera. Kandi Uwiteka rino jambo rize riduha imbaraga, rize ritunezeza mu izina rya Yesu, kugira ngo twebwe twese tugubwe neza turi mu nzu yawe. Habwa icyubahiro kuko uri Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose. Ukore byose wiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Mwongere munyikirise ngo amena. Abumva nta kibazo bongere ngo amena. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukomere Imana amashyi menshi, tuyishimire ko hari ibyo ikoze. Tuyikomere amashyi bafite ibiganza bizima byahimbaza Imana. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge. None mu mutima wanjye huzuye ishimwe, shimira umukiza wanjye. Nigitangaza nigitangaza nigitangaza, nje munyabyaha nahawe agakiza. Amen. Hari undi munyabyaha wawe yarahawe agakiza ngo yikirize ngo amena? Shobora kuririmba nawe ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Dufite ibintu byinshi twibuka. Ubu nibuka itariki navutseho kuko abambyaye bayimbwiye, yari 9 ngo z'ukwa 10. Iyo barayimbwiye ndayizirikana. Bigiye kuba nakarusho noneho ni nayo nasezeranyeho nanone 9 z'ukwa 10, ko bavuga ko iminsi mikuru y'umuntu ari 3: kuvuka n'ubukwe no gupfa. None ngewe 3 yahuje itariki, ubwo sinawo nzapfaho. Nagira ngo munaseke nyine, naga abantu muri kureba. Sinzibagirwa igihe nakizwaga. Wibuka umunsi waboneyeho perime, umunsi wasoreje amashuri, umunsi we, ariko ntuzibagirwa umunsi wakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ibice 9, dusoma umurongo umwe gusa kandi dukomereza aho ejo twagejeje. Muri kuhareba murambura, mbibutse ko ejo twasomye urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 12 gukomeza, ahavuga ngo Paulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Niho navuze ngo iyo abari bikunda ngo mvuge ngo kwizera ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Icyakora nabivuga, ntabwo tuzahindura Bibiliya, ni Paulo hariya, ariko nawe rero ko avuga ngo je uvuga izina ryawe n'ujye uhabona, we ngo nanjye shimira Imana imbabazi yangiriye. Muzi ko Paulo yatangiye yandikira Timoteyo ngo ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije, kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Hashimwe Imana yatubabarira ibyo twakoze mu bujiji, hashimwe Uwiteka utubabarira ibyo twakoze mu bujiji. Mu bujiji twakoze byinshi kandi tukibwira ko ari ubwenge, mu bujiji twavuze nabi tukagira ngo tuvuze neza. Mu bujiji hashimwe Uwiteka ubabarira ibyo twakoze mu bujiji. Amen. Ese ijwi ryaba riri kugera ahantu hose? Aho ntabwo rihagera. Sinzi umuntu uri kuri tekinike arebe ngo hariya nta jwi ryanjye riri kuhagera na ritoya. Umuntu birimo bafure ntabwo iri kuvuga noneho. Aha ubwo barabireba, hari abasore babizi barabara nimuva mu riri kubagiraho noneho. Umuntu uri kuri migisera birebe hariya n'ubu ntabwo ngira avuga. Dusome, ntabwo turakerezwa nabyo kuko mikrofone itanahari navuga, ahubwo aho byagoranira nuko izo mutumva zabazanira nyiramubande bikarutwa nuko umuntu yavuga adafite mikrofone. Nimuza kumva itavuga mumbwire ndavuga nta mikrofone, ijwi ryanjye rirabagiraho. Ziriho? Muri kumva neza noneho? Haleluya, haleluya, haleluya. Ijwi ryanjye rirabageraho.
dusoma ubutumwa bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 9. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 9, dusoma umurongo umwe gusa wa 25. Dusome. Aravuga ngo nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi. Muri gusoma namwe? Yaravuze ngo icyo nzi ni bingahe? Icyo nzi ni bingahe? Nuko nari impumyi none nkaba. Haleluya. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi. Amen. Amen. Dusomye ngo nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi. Icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Amen. Icyo somereye amagambo si ikindi, nukubereka ko atari nge wa mbere, atari wowe wa mbere, atari uriya wa mbere utanze ubuhamya bwaho Yesu yamukuye bwo gukora kw'Imana n'imbaraga zabyo. Bakristo bavandimwe, umuntu wese abarira ibyo yaraye, umuntu amenya ibye. Kuwa gatatu w'icyashize tuganira nibwo navuze ngo umuntu ashobora kukubwira ati narwaye urutoki ndarurwara, kurya birananira, mbura uko mvuga, ukibaza ukuntu umuntu arwaye urutoki ntarye kandi umunwa wari muzima, bikakuyobera. Kubera ko utararwara urutoki rero ntiwabimenya. Umuntu abarira ibyo yaraye, umuntu n'umenya uko byari biri. Birashoboka ko waba undusha ubuhamya, waba waraciye aho utaho naciye, ibyo ni byiza. Ariko ngiye kwizera mu ijambo twasomye ejo, muzi ko ijambo turi kuganira rivuga ngo hagaciro iby'Imana yakoze. Niryo jambo turi kuganira ejo, ibyo turaganira uyu munsi, ibyo tuzaganira kuwa 4, ibyo tuzaganira kuwa 5. Kuwa 4 abantu ejo hari abantu bamganira gake tugisoza hano. Twari twavuye ko umunsi ndi buririmbe ya ndirimbo si byiza gucumuzwa n'akamangi k'umutsima. Ni indirimbo yanjye, ariko nkurikije uko igihe kimbwira nzayiririmba kuwa 4. Ntabwo najya kuvugana n'abari basore ngo banshurangire tuvuga nuko bigenda, babwire note, babwire injyana byose. Ariko kuwa 4 nzaba nabibabwiye kare, basaba biteguye, nzaririmba kuwa 4. Hanyuma undi muntu nawe wambashije impamvu nkunda kushima mu mutwe cyane, nawe avuze ati wenda hari n'abandi babyibazaho, abashobora kunyegera nibo babibona. Maze kubagwa inshuro zirenze imwe ahangaha. Hari giro ngira gutya ku mpamvu z'ibyo byose n'ubu ndacya kurikiranwa n'abaganga, ntabwo wabagwa inshuro zirenze imwe ngo utekane bigende neza. Ariko muhumure nta kibazo, ntabwo ndi bwiture hasi, ntabwo ndi butegwe, ntabwo ndi bagirwe, ndakomeye. Hari Imana iyatumye mbagwa izo nshuro 3 zirengaho, n'ibindi bigitegurwa byose ibasha no kunkoresha ngakomera, nta kibazo ndi bugire. Ubwo nshubije icyabajya bibaza impamvu akanya kenshi mbangira gutya, banumva nyine hari bimeze neza nkagira gutya, ariko mbisubije kuko hari umuntu wambwiye ati byaba byiza ubibwiye abantu. Izo byombi ndabisobanuye. Nzabaririmbira kuwa 4, si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Mutahe muyirepete kuri YouTube, muyirepete ku mafurashe, nzajya mbatera namwe mwikirize. Ni ndimba Imana amwe mwaka 2000, amateka nayo babwiyeho gatoya uko kagenda kaza muri ko nkavuga. Ariko uyu munsi dukomereze aho twari tugeze ejo. Twari tugeze ngeze mu mwaka wa 3, aribwo nigaga nambaye ishati gusa y'ikaki yanditseho B na ye, byavugaga byumba kuko ariho nigaga, handitseho ngo ER byumba. Ikigo nigaga niko cyitwaga. Ejo no twari tugeze ubwo abana bajyaga batwambika ubusa, baramaze kuvumbura ko burya nta kintu kirimo imbere, bakajya bahenga warangaye, bakaza bagaterura bakatwambika ubusa. Nari ngeze aho ejo nageze aho nari maze gutaha, ngeze mu rugo mbwira mama ikibazo mpuye nacyo, ntize natashyemo hagati ntasubiyemo. Aragenda ngurira ikabutura, ayiguze amafaranga 10, kurimba kwanjye kwa mbere, kwambara neza kwanjye kwa mbere, umwenda nambaye wa mbere usobanutse waguzwe muri 83, ubwo amafaranga 10, ikabutura mama ayiguze 10, igiceri cya bronze murakibuka cyangwa cya feza, sicyo cyari gikozemo murakibuka cyane. Uwo wari umunezero wanjye, narishimye cyane n'undabyibuka. Ariko ibyo si byo ntindaho, sinje kuvuga ibyo ngibyo, ahubwo icy'ingenzi turi kuvuga nuko
gutanga ubuhamya bikwiye kubaho, biri kwibagirana, biri gushira, ngo nukwimena inda, nukwiyandarika. Muzarorere mwebweje nta kibazo ngo rwahamya hamiriza wenyine, nzabwaho Yesu yankuye, mbivuge ku manywa, mbivuge nijoro, bivuge mu mvura, bivuge mu zuba. Ndashimira Kristo umwami wambashishije, kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kumutukanye n'umunyarugomo. Ariko nimwibaze, Paulo yavuze ibyaha bitatu, ngo yabaye umutukanyi, n'urenganya, n'umunyarugomo. Ibi byaha rero abantu bize amategeko baraha ubwabyo buba bigiyemo, mwasangamo ibindi byaha birenze 10. Hari igihe tuyatwumva amategeko umuntu bagiye bamuregana ngo yakubise umuntu, bageramo ngo harimo ngo guca icyuho, ngo harimo gukomeretsa, ngo harimo kugira, ugasanga amategeko bibaye ibyaha, ngo baramurega ibyaha 8. Twari tuzi ko yakubise umuntu gusa. Ubu wajya muri ibi byaha Paulo yakoze, ko nawe ngo yari yarize amategeko. Ubu gutukana, ubwo wasanga haraba yatukiye mu ruhame, bati yatukiye umuntu mu ruhame. Ugasanga haraba yatutse wenda ari ababyeyi be, bati yasuzuguje ababyeyi. Batumunyarugomo, bagasanga haraba yakomerekeje. Yakoze ibyaha Paulo kandi yarize, aravuga ngo nabikoze mu bujiji. Bakristo nimumbwire ukuntu umuntu wari ufite dogitora mu mategeko ariko akaza kuba n'injiji, akabinjiji kugeza ugatukana. Ntabwiye ko umuntu wanditse ibitutsi mu Rwanda yari burugumesire yabaga yarize kera, ariko yandika igitabo cy'ibitutsi n'imigani by'abashumba n'ibishego. Nabwiye urututsi nafanye mo ndutuka umuntu, aho kuba bararura mutangazo kama amafaranga 60 ijya kunywa fanta, aturi ikigo cyariko urahantutse kabisa. Bese ntiyababara, yaratwaye Daihatsu ayiparitsa, ndamutuka gusa, hari abadayimoni hani kibazo. Yumva urwo rututsi mututse, amafaranga 50 ati genda umwe fanta. Yarambwiye ngo ngene ngo niyinyuguze, ngo kuko ngo ndakomeretse mu kanwa, ngo urakomeretse mu kanwa, ngo genda umwe fanta wiyinyuguze. Ngo byumva n'uruntu rurenze. Narusomye muri cya gitabo cyitoga mpangara ngo hangare, cyane twe n'uwari bugundira komine Mbazi. Ndashimira Kristo umwami wacu, haleluya. Uyu muntu dusomye aha yabwiye abantu, atanga ubuhamya kandi mu magambo yoroshye, aravuga ngo niba ari umunyabyaha simbizi, simbyitayeho, ibyo muvuga sindi kumwe namwe, ngicyonzi ni kimwe, ubuhamya mfite nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Ndashimira Kristo ko nanjye yampumuye. Byo nakoze mu bujiji, ndamushimira ko hari ibyo ndi gukoreshwa n'ubwenge bwe, kuko muri yo buhavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Umuntu umunyabwenge kuko nubaha Uwiteka, ngo kandi kubaha Uwiteka niko kujijuka. Undi njishuke, ndashijutse kuko nubaha Uwiteka. Amen. Umwaka wa 3 narakomeje ndiga, urumva ko nari mbonye ikabutura. Noneho murabyibuka ko icyo gihe twigaga igice kimwe tugataha kugira mu wa 3 abizi icyo gihe. Mu mwaka wa 4 nibwo twigaga umunsi wose. Aho rero mpagirira ubuhamya bukomeye bw'Imana. Aho ni naho hanteye ingorane nyinshi. Ayo mashuri akomeje imbere, abarimu banyigishije harabakiriho. Ubundi abana biwacu twese twagiraga ubwenge mu ishuri, twabaga uwa mbere, uwa kabiri. Gutsindwa kwacu kugira amanota make ubaga uwa 3. Maze no kuva mu ishuri abarimu barababaye, tugahora mu gibyumba, urusatsi rwararaye, namba ibipira bibi. Bati kwize, batukuntu wari umunyabwenge koko, wavuye mu ishuri wazagarutse ukiga. Ariko nge inzara yari iwacu. Buriya inzara Mana ishobora byose, ndabasenge ntimuzasonze. Ibigeragezo byose biraryana, byose. Ariko inzara narayitutse ngwira gasonza, yumva uko bimera. Nayira gasonza, inzara guhindura igikara wari inzobe, inzara nkuye mu ishuri nari umunyabwenge, inzara gusabisha uwo wimye, inzara kunyuza hatanyurwa, iragasonza yumva uko bimera. Ndabasenge ntimuzasonze we. Wakanenda wiga icyo gihe rero twebwe abana twarapfunyikaga tukajyana ibiryo ku ishuri, byo twitaga impamba, abana bakabizana. Noneho abana bakajya birema utugurupe uko bahuje urukundo n'urugwiro, 3 4 bakicara hariya bagasangira. Wenda bizi icyo gihe sinzi ko namwe ahuize, ariko byari bimeze. Hari igihe nanjye nabijyanaga, yatabaga ari ibijumba mama yahingiye kwa naka byonyine, yabaga ari umushogoro wonyine, bikangora kubona n'abana dusangira, kuko ibyo biryo batemera. Uba dusangiye uyu munsi, ejo iyo groupe bayinkuragamo bakajya kuriraho nazi ibishogoro, bakabona ibintu bitabi wabo, undi yazanye umucyo, ndezanye ibirayi, kandi nge nkumva ndashaka gusangira nabo, ngo nige nanjye kuri ibyo ntabona. Bikangora kubona groupe dusangira, gasangira na mukuru wanjye gusa, abandi tukababura kubera ibiryo bidakwiriye. Kandi nabyo nkabibona rimwe na rimwe. Ndibuka ko ubwo mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6 kandi nkakunda kwiga kunagiraga n'ubwenge cyane no gufasha abandi bana. Yaba ntabyo najyanye, nkaza gucunga aho groupe hari yagiye kurira, bamara kurya ngo ndi gushaka imisigati ibigori, goroho twahingaga ibigori byo kwishuri, bya byatsi biti imifumba n'ibintu nariye cyane. Niba hari
niba ari byo bishajisha vuba hari, niba ari byo ko narabireke imifumba nkaza gucunga haba kagurupe kariraga nkajya kurakora ibyo batenga toragura ubundi nkabibura gutyo buze bigeze mu wa gatandatu iryo banga ndabimenye ubundi ni gake cyane narakunze kubivuga kuko abantu benshi ngo bakeka ko nize nka 3 yisumbuye ngo abiri niko bajya bambwira abanyisanzuro tuganira, ariko reka da nageze mu wa gatandatu ndivanwamo n'inzara n'uyu munsi icyo kintu ntago kiramvamo sindiyakira kuri icyo kiruko nakundaga kwiga maze kurivamo cyakora mukuru wanjye aza gutsinda ikizamini cya leta amwohereza kwigirira makuru ikoreje hariya, ndeba ukuntu noneho we yambaye inkweto, nibwo inkweto zarigeze iwacu mbona yambaye ipantaro, shaka byo subira kwiga ndabubura, ariko ayo nizara hagije. Ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije, we watekereje ko nduwo kwizerwa we, ariko mwamfasha mukamfasha kumukomera amashyi uwakiriye icyizere agatuma nizerwa, nanjye ntari nizeye nta wundi wanyizeye. Erega ninjya mvuga ngo mukomere Imana amashyi, mujye mumenya ko nabyo mbigiramo igikomere. Hajya hagira umuntu witanga akomaye nayanjye. Jean Paul ujye ukoma amashyi cyane bikumvikana, ujye ugira iyo mpano. Murakoze. Ntabwo muzi ko izi ntoki ntazirambura ngo zirengaha. Izi ntoki z'imoso ntabwo zijya zirengaha. Kandi nakomye amashyi, nyakomera abategetsi batanshima, nyakomera ikigaje cy'ibyumba, nyakomera mu mandwa, nyakomera muhehe. None mu gihe cyo gukorera Imana ntago mbona uko bigeza. Ndababara iyo mbonye umuntu adakuba amashyi neza we ibiganza ari bizima, numva nifuje ikiganza cye kandi ntari bukibone ngo bikunde, kavuga no mashyira kimoso ngo ngihuze n'ikiburyo cyanjye nkuma amashyi nyakomera Imana rutaho nakomeye inzoga rutaho nakomeye abantu. Ndashimira Kristo umwami wacu. Icyo nzi ni kimwe nuko nari umunyabyaha, ariko Kristo ko yarampaye agakiza, nta bindi nitayeho kumenya. Icyo nzi ni kimwe nuko nari wo kurimbuka, ariko umwanya ndu w'ubugingo nibwo buhamya yatanze. Mwaka wa gatandatu ndivamo kubera inzara ndasonza. Mana we, ariko Mana we ushimwe kujya utanga ibiryo, ushimwe kugabura Mana Uwiteka we. Umuntu utarasonza ibi ntiyabyumva kandi ntakanabyumve ntagasonze. Inzara yamvanye mu ishuri nari umunyabwenge, n'abarimu barababara, umujyi wa Byumbura mbona ngakora akazi ko mu rugo kagasimburana n'uburara mu mujyi. Ubundi yamvuga uburara, hari ijambo ubu rikoreshwa mubona ko nabwo rigenda rigira inyito bitewe n'ibiriho. Ubundi iri jambo ryitwa mayibobo abantu benshi barabizi. Iri jambo ryavuzwe mu Rwanda mu gihe mu Rwanda haje politiki y'amashyaka menshi. Nibwo ijambo ryitwa mayibobo ryaje, abanyamashyaka baritukana baricyurirana. Munyamakuru yigeze no kubasa ngo ariko mayibobo ni iki? Baramusubiza ngo mayibobo ngo nutwana ngo dukunda kuba ku muhanda, ngo tubasa nabi, ngo tumeze nk'udukoko. Ariko ubundi iryo jambo ritaravugwa muri za 86 na 78 twe twitwaga ibirara, amasarigoma, ngo amakaritasi niyo mazina twitwa, ariko cyane cyane sarigoma byo ryari rizwi cyane. Ariko ari byo byitwa byaje kwitwa mayibobo. Muziko no hari byahinduwe n'izira ngo bitwa abamarine nono, kandi biturutse ko bibaga bagahita birukira mu mazi hepfo hariya, babihuza n'abamarine bakorana nayo. Burahari igihe mu yindi myaka uzasanga byariswe irindi zina nanone. Uriya murimo nawubayemo baba Mana we, nkakora akazi ko mu rugo nagatangiye nkorera amafaranga 300. Umudamu nakore mbere na mbere yitwa Mutesi, n'ubariho namukoreye ndi umwana. Umugabo ndibuka umugabo yajyaga amukubita akahukana, yakwahukana nanjye akanyahukana na tukajyana iwabo, yaza kumucyura akaducyura twembi tukagarukana mu rugo. N'umwana nareraga witwaga Liliane, ubu n'umugore hariya nabyaye. Ndi umwana abanyita Tota, ariko ngerayo nshonje nkarya simpage, nararyaga simpage. Ndibuka ko kubera ibyo ntarinzi ntago mu buzima sinarinzi isukari. Hari indirimbo nanabihimbyemo ndarabayibonye ifite n'amashusho, sikunda sikuze kera njya senga Imana ngo izamfashe nanongere nziro nuvure neza zijyane n'igihe. Nasikuze kera cyane, ariko nabiririmbyemo ngo sinarinzi isukari, nayimenye ndi umuboyi, ngo narebaga ibirayi nkumva ntabona ibimpaza. Iyo ndirimbo irahari yitwa Uri Gitare Yesu. Yashyize isukari mu gikoma kera aho gasukari y'umweru dede ikeye cyane. None ngiye nayireba nkagira ngo ni ibintu biryoshya nk'umunyu n'ubundi, ku buryo umunsi umwe natetse ibiryo byabo byaba bose ibyanjye shyiramo isukari, umuceri shyiramo isukari, ndavanga ndarya. Nubwo bwari ubuswa ariko nge byaranshimishije, byarananryoheye, numvisha uburyohe ntari sanzwe nzi, ngiye byanguye neza. Nagize n'amahirwe ngishyira mu bya, urumva ko umva nawe urwego narindiho. Ariko mwibuke ko uyu munsi utuvugana ntuye mu mujyi wa Kigali hano, uzi ko ntuye mu karere ka Gasabo. Ndashimira Kristo umwami wacu wabiremye bikemera. Icyo nzi ni kimwe nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Ndibuka ko banyeretseho ndi buryame, bazana amatora yari ishaje n'ikiringiti. Ibi nshobora kubivuga umuntu akumva atabishyira ku mwibuze. Ubwo ni 1987. Namwe abari bariho mufite amatora cyangwa ibiringiti mu nzu yanyu mwari bakeya muri hano. Noneho bagiye kuryama mfata amatora
nkumva nibwo bwa mbere nari nyibonye, nta rugo nasuye ngo nyibone, ntabwo nzi ko iyo kintu kibaho, nkajya mfata ku mutima. Ariko aba bantu nubwo nje kubakorana bashobora kuba ari abakene, abantu batagira ibirago, kuko iwacu nzi ko hose bisasira ikirago bakiyorosa ikintu, mbona nta birago bandi. Ariko abantu ururingiti nkarufata mva rurajyana, rufite ubwoya ngarwitegereza, mfa kuryama gusa n'ubwo ntumwamindi nyine. Icyabaye ikibazo rero, nageze ejo saa 3 nkisinziriye, kunkangura byaragoranye, saa 3 zaje nsinziriye. Ubu matora narayimenye kuko Kristo yamenyesheje akagira ibyo amenyesha. Haleluya, ntabwo ngifite amatsiko yabyo. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije, nubwo nabanje kumutukanyi nurenganya, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Aho muri iyo nakoze mu ngo 16, akazi ko mu rugo nagatangiye nkura 300, nkavaho ngeze ku 1000, ntangiye gukura, ntangiye ku musore. Nakoze mu ngo 15 ziwacu ibyumba, n'urugo rumwe rwa hano i Kigali mu Biryogo. Abantu nakoreye baracyariho, umugore n'umugabo n'abana babo bariho, n'uwe duhembita mabuja. Ariko aho naho nagiriye ingorane, kumugabo yanyirukanye ari ku cyumweru atampembye, harabuze inkweto mu rugo, ariko sinari nazibye kuko ahantu hanguye neza, nta nubwo nari kuhiba kuko nari nguye neza, nanaryaga cyane. Ariko zirabura, abona ko ari nge nazibye, baranyirukana, banyirukana afite amafaranga 35 mu mufuka. Naragiye mfata imyenda nyishyira mu ikarito, hari ruhurura yafaga mu Biryogo hejuru ku isoko ikagera hasi, hari hasi mu Rwampara buriya hari niba ikibaho simbizi. Nterekamo ikarito y'imyenda ngira umugisha, nta hantu nzi, navuye iwacu ibyuma njya muri urwo rugo, nta handi hantu nzi, mvonje guhaha mu isoko mu Biryogo, sinzi ngo hariya nihe. Urumva n'amezi 2 nari maze yari make, nta hantu ndamenye. Nshaka ukuntu nzataha ibyumba ndabibura, nkajya nicara ahantu inyamirambo hakunda kuba bari abantu bafite ubumuga bw'uruhu benshi, mbere Josize barahabaga benshi, abo mwitse Nyamweru, ariko Nyamweru ntibikibaho, nabafite ubumuga bw'uruhu. Nkicara bakirwa banci imbere mbareba ku muhanda, ntaza honjya nkaza. Iyo ruhura nayiremo iminsi 3, imibindiramo nzana mabara ku mubiri. Natesekeye mu kazi ko mu rugo, ubu mu rugo sinjya nkoresha umukozi ngo bikunde, ntago bijyeho kuva nambona ubushobozi bwo kumuhemba, ariko simukoresha ngo byemere, kuko yigeze kujya haba tugituye Kanombe. Noneho nabona ibyenda aramesa babirunza aho ngabimese, nkibuka kuko nanjye babirundaga n'amashuka n'iyabana n'amakuvurori n'ibirido, mabuja akabihanura byose akarunda muri saro. Ubwo ngo ndabimesa, nkuropesha amazi namesheshe mu nzu ruzurungana n'urusengero. Ariko bantu mufite abakozi muborohere, Mana we muborohere n'abantu we ndozi ibisahane byuzuye hariya nteke. Hari naho nigeze gukora muri ko kazi ko mu rugo, haraho nakoze iwacu ibyumba, hari imbwa ikibwa bitaga purake, bakajya bambwira ngo iyo ngo toto nguzike imbwa kuruta. Nigeze kubaho ndutwa n'imbwa we, kandi yarandutaga kuko cyambere bari barantegetse kujya ndya, ari uko namaze gutunganya iby'abana, nkagaburira imbwa n'ibibwana nka 12 byose hariya. Mabuje yari umukobwa ugira amahane, toga Priscilla yagize kunkubita urushyi, ariko Mana kabishwe n'imisange yarahombanye, yamazwe n'inkoni, narazikubiswe birenze urugero. Haraza asanga imbwa rero, buriya imbwa n'imbwa nyine, ariko igira ubushobozi utamenya aho buva, izi kwivugira. Araza kubera imirimo myinshi niriwemo, kijya kumwikubaho kimusuhuza, arakireba ngo toto ntikarame ngo imbwa yariye. Mu gihe nakavuze ngo yari cyo cyekranyira buja ngo kikamwereka ko gishonje, ankubiturushye ngo toto nguzi kwimbwe kuruta. Ubu nahoze ndutwa n'imbwa we. Ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije, watekereje ko nduwo kwizerwa. Vuga ibihe ndeka ibihe mu byiza byawe Yesu, mperehe ngeze ngo nkurate mwami wanjye. Naruswe n'imbwa we. Nakoreye abakobwa babiri bakoraga muri deribe, bakara ku gitanda kimwe bombi kinini, ari agashamburete ngasasa hafi yabo imbere, bakarana n'abasore babiri kuri icyo gitanda, buri wese we n'undi we ndyamye, undi umuhungu imyaka 15 Mana we, nabonye ibitabonwa, numvise bitumvwa, nageze ahatagerwa. Nababwenda kuwa 4 nzagera kuri etape kuko ndi hafi gusoza, yaho nageze ubwo njya kwiga kuroga. Ariko sinateguye kujyayo, nzababwira icyo nagezeyo nuko byagenze. Naje gufungwa muri gereza, amasomo atararangira, mfunguwe sinasura no kuyakomeza, wena nzabigeraho kuwa 4 kuko ejo ntabwo nzafata uyu mwanya, hazakuza gahunda zisanzwe, ngiye gahunda yangira kuwa 4.
nageza nariye ibitaribwa, nageza n'akazi ko mu rugo nagatesekeyemo, ubwo naba ntakagiyemo nibwo byasimburanaga no gufungwa cyane, tukaba mayibobo mu mujyi Byumba, twari abana duhura nijoro turabana nka 20. Umujyi wa Byumba twarawibye mana, abantu baramutse bateranye bakavuga bati garura ibintu wibye, manza naza kwitwereza na hano honyine sahari, nubwo bitahendaga icyo gihe kuko imbabura yaguraga 100. Hari gihe mu mujyi wa Byumba abantu bawuzi umeze nk'ufite ibice bitatu, wenda hari n'abantu b'Ibyumba bankurikiye online nyine barahari, iyo ndi iwacu undi nibwo bigira imbaraga cyane, nkumubwira abo nibyo mwe baraho, abo twibanye, abankubise, abankavuga ariko wakashora umugabo wankubise ikivoka acuruza mu mujyi no bariho musaza, ankubita voka ihiye, uwo musene nibyo amagi mu isoko, ankubita voka ihiye, none ishwanyukira mu maso, yivanga akubita kirashwanyuka, yivanga n'amaraso, bane barankubita ibibando, mahembe y'inka, ibinono, ibitebo, ariko abantu umujura mwagiye mubabarira umujura n'umugabo yibye, ariko burya bari umuntu kabisa, bamukubita bashishikaye. Rero disuka haraho uwo nigize kwishyurira, naruwo nishyuriye, barakubita ariko nangahesha ngo yango 2 byanje arabima, ntakira mureke ngo uyu musaza ngo uzajya wishyurira abajura bose, ku mutima ntuwampa nkabishyurira, ariko ntibabakubite, inkoni ziraryana. Barankubise bakajya bankandagira kunda, aho nari nje barankubita bagenda basi ko napfuye. Hari umugabo witwa Zirahaba, ninzaho n'umuntu ukwa Zirahaba, nzamugurira fanta nimbona mwene wabo, niba hari ukiriho, niba hari n'urahanyibwire Zirahaba wo mu Gasharu, niwe wandengeye araza araterura ko kana seseka munsi y'agatanda ke, aho ngarurira akenge abonye mpumeka, njyana nangurira igikombe kinini bitaga kigozi cyagura 5 cy'igikoma, arakingurira abona ndahembutse, ati wanyune he n'inyande, ati ngaho ntuzongere kwiba, ndatashye se nagiye ahandi kwisita aho turara, babana bakajya kwiba bakanze n'abarandwaza cyakora shenge, bandwarisha ibisheke bakabyiba, bakabibira ibitaga 7-5, hari birayi batekaga bakabisiga amavuta 7 bikagura 5, byabaga ari byinshi 7 byaga birenze ikiro, byitwaga 7 bagamagara mu isoko ngo 7 bakabyiba ibindi, barandwaza bagenzi banjye. Hari abakiriho twaraye ku biti hari Ibyumba, tugakangwa n'inkoni z'abasirikare bari kwiruka mu gitondo, abapolisi niba hari umuntu ubisi kwikuromene kibari uzi umupolisi tugasematama n'witwa Karatasi ngira ngo ari burigadiye, barankubise burugumesere kanere kumuvuga amazina aracyariho, ubuse naramuvuze wenda hari abatayuka kanangi kugira kuyavuga. Yarankubise turi urebe nawe uburyo tukazirikana ipingu gutya n'undi muntu, noneho tugaharura ibyatsi kuri komine dukora isuku, ukoresha kandi kano kari mipingu. Hari nubwo bigize kuturaza ku kintu cy'igiti mu kashuka komine, akuboko kari mipingu gutya, ukaguma gutyo bugake. Ariko mana hashimwe witeye kugira icyo akora, ni ugira icyo akora, ni ukirema akagikomeza. Ibwo buzima bwarasimura umujyi tukahera kuri stade, umujyi wa Byumba umeze nka triangle, n'igice cyepfo kuri sociale bitangira Gasuruba, n'igice cyo kuruyaga. Ubwo tukagenda guri kijusha abana twese tugenda aho bibagiye imbabura, aho bagiye isahani hanze y'umweyo, tufungura mpure ku mazu, abatanu y'imyenda, ibipangu tukurira, ariko mane twuriye ibipangu mana we, ariko mana sinavunagurika ngo birangiriraho, kumbi Imana yarizi kwitariki nzaba ndi Nyarugenge, yarizi ko hari umuntu umwe nzabwira bakavuga ngo yatabaye uya nanjye yantabara, yamurengeye nanjye yandengera. Erega nicyo kimpagaritse aha, nuko ukubwira ngo iyamaye aka gaciro iracyahari, yingeje kuri aya matapi iracyakora, itumye mbwira abantu bangana gutya iracyakora, impaye agaciro mu Rwanda mu gihugu. Niba hari abantu bazwi, sinkivuga ngo ibyizira ngo iby'Imana, ndazwi n'inzego zose, kandi niba hari abantu bagere ahantu hakomeye bicaranye n'abakomeye, mutekereza uzaze tuganire turi babiri ngo ubwire ubuhamya bundi ntavugira aha, nta kintu ndwanira kindi, amatsiko mfite n'ay'ijuru kandi mfite make kuko nzarigeramo. Haleluya, haleluya. Ariko wagira ngo ntimuri kumva n'ubundi hari kumbona musana bari kure cyane, mungikirize ngo wamene hari ahiriye. Imana bamugisha cyane. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije, ndi kumwe n'uyu muntu wavuze ngo icyo nzi ni kimwe. Bibiliya igaragaza ko gutanga ubuhamya bikwiriye, Paulo yagiye abutanga kugeza ubwo yemera ko yatukanaga. Aho rero niho byajyaga n'ubwo bubobo, niho namenyeye ibitutsi bimwe nkabyumva nabandi, ibindi nkabihimba. Hari byo nahimbaga ngahimba ibitutsi, natutse abagore babiri twugamanye, mana we kibaba we, kandi mbahoye ubusa kuko iri toro rya ADEPR nararyangaga cyane, nabahoraga nyine ko basengera muri ADEPR. Umunsi umwe naciye ku rusengero rwa ADEPR Byumba,
nari ngiye kubajisha imbaho z'umugweto gamuhirwa byo twakwisumara nyihera 20 yanjye mageze sanga hari abagiterane kinini cyo gihe abapenekote bavuga mu ruhengero bakava Gisenyi n'amaguru bazinye n'ibishimbo n'ibirayi bazateka n'inkwi mu giterane. Ubu hari ahantu hari ibintu byangiritse byashize muri twebwe utamenye uko byagenze. Ibihe nibihe nyine barabikoraga n'amaguru bakava Gisenyi urengero bashe mu giterane byuma. Ndahanyura batera pastori Kiza ariho yarahari icyo gihe, pastori Munyimana Yohana ariho yarahari, pastori Karake w'Imeshero aracyariho bari bahari, ariko nabamenyeho nkirijwe icyo gihe sinari mbazi. Ndahagarara negeka imbaho ku mukingo ndumva nkabona bose gusenga baravuga ngo muhagureke ngo dusenge. Ndabitegereza kwa kundi dusenga kumwe dusenga nyine umuntu wese abwira Imana ibye biranarabyangaga nkaba ngo mwumva bose baravuga bakanga ngashaka ku mutima nkumviriza ni bazima sumuntu bo si bicucu bira nkumvisha ibintu noneho nkumva umuntu arje ngo nkamureba ariko kugera ibigoryi bira nkamureba neza ngo uwo nkamureba cyane bakavuga numva Munyemana za ngo haleluya numva arandiye mpita nikoreye imbaho vuba abo bagore twungamanye ntiharya nange musengera muri bya bintu by'ibicucu bisakuza gusa bo bakambwira ibyiza ko atari ni muri ibigoryi noneho njya mu bitutsi noneho njya muri mpangara ngo hangare njya mu by'abadayimoni banyigishije murakagera murakapfu mbahora ko basengera muri ADPR. Ndashimira Uwiteka wanzanye muri ADPR. Aba bagore narababwiye abo natutse nibo bampanaguye mu mazi mva muri Yorodani maze kubatizwa bafite amayesima ari babiri baracyariho bukanda magena nzavuga n'abakecuru bariho nibo bampanaguye mu maso mva muri Yorodani. Hashimwe Uwiteka utanga agakiza katagira inzika, hashimwe Uwiteka toranije nibo banyakiriye nubwo nabatutse nabanje nje na Paulo twaratukanye mana ushimwe kuba Paulo ngo nawe bamutukanye nukuri we ntiyavuze ibitutsi yatukanye. Mwumva umuntu docteur mu mategeko ngo yabaye umutukanye uragira ngo daimon itinya amashuri itinya icyongereza uvuga itinya taye itinya inyenyeri ku bitugu. Daimon ntitinya irandagasa ntitinya kuri inzobe ntitinya kubyibushye ntitinya inote reka ubwo buzima nabubayemo ndabubamo burambangamira. Aha nigize gukorera umugabo nuko ubu Imana yampaye kubyibuha ihabwa icyubero kuko nari nabisengeraga nari nanutse cyane ariko nkinanutse murabyibuka ubundi na kera kose ntago nizeye mubyibuha ariko hari gihe higize kugirwaho haduka inyogosho bitaga bogideriere icyaduka munne murengo mfite agatwe kameze gutya nubwo abaganga bakamaze bagasatagura ariko ubu gashashe karashakuje bicyaduka imisatsi tukayirunda haneza nari nyifite ntereka nkayidefiriza nkayirambura ngashyiramo kanta se bari kuruko kameze nk'iryazo batarabigenza gato nibyo nyine bavuga ngo usanze nyina ashaje agiraga inka zase zapfuye ubusa burya nyine ubwo nari igikecuru yigeze kuba yakwitwa bya bizina byiza mufite byose burya yigeze kwitwa hani yigeze kwitwa ibiki harya ko buzina babita burya yigeze kwitwa baby ariko usanze afite iminkanya afite fosete umubiri wose ngo usanze nyina ashaje agiraga inka zase zapfuye ubusa reka da ubu narabidefirije umusatsi ndawuryoshya nkawushyira gusa hano tugashyiraho ipasi ku buryo hazamo inguni hano wakwitonze. Higeze kugerwaho kwambara udupantaro twambariraga hejuru hagucye bitaga imbati twamarinda menshi nta muntu uraho wabyambaye nyamara nuko ari nge wahawe umwanya ariko murimo twabyambaranye niba ari uko maze umwanya mvuga maze ahize kugerwaho kugenda uzunguza agashene gutya ugashaka ibifunguzo kabitora mu nzira n'ibya kofre n'ibyigare n'ibyinzugi n'ibya byinshi bya yari style cyo yari style ku basore ariko mwabaye muti hari abantu babikoze noneho nkorera umugabo ari secrétaire wa commune Kibari witwaga Manase nako kantu Imana yandinzemo yandokoreye ngiye kubabwira ngasoreza aho ngaho. Umugabo ndamukorera akagira umukobwa wari indaya yo hakurya iwacu yitwa Imuhondo yajyaga zaba karana mbizi mwubahanga mabuja rimwe kabiri gatatu umusaza kuza data buja dahari bafandi mu gukorera satani. Hari abantu bavuga ngo gukorera Imana biravuna ariko muzambaza nje wakoreye satani cyane ntago muzi kinye bubasha kigoye. Satani ravuna uyikorera uvunika ukarya uvunika ukambara uvunika ukazapfa uvunika ukazazuka uvunika kuko uzuzikira kurimbuka. Mureke dukorera Imana rata haleluya ariko witegura mukanya ngusengere nukuri myamuntu be hafi ngusengere mukobwa musore uvaho ugera hanange ndi uzana hari ngukorera Imana. Kuri satani biravuna nayikoreye nivuye inyuma hariko ikamemba gereza ikamemba ingoni ikamemba mapingu nta narimwe navuga ngo yigeze impemba neza. Umunsi mwaza databuja dahari namugaburira satani biranyuzuye neza ndibukuru nambaye bisatsi hano na Joyce nakaga pantaro n'ubukwito bwaguraga igitano bwakomeraga hasi hejuru tumeze nk'udutambaro komeye ngo ni nk'inani n'icyenda wenda cyangwa n'umunani
dayimoni birambwiye ngo ndakinga urufunguzo ndonaga munsi y'agatanda nararagaho. Ararya maze kurya akoze ku rugingo agenda asanga ati toto ntikarame ngo ko wakene ntinakinze nyine ngo kingura ngende ntinkingura subwo nyine ubwo ngubwo ubushashwa navuze namwe mu bwitekerezo ubwo subwo mwabirwa ubwo mbona mubwiye Hati nta soni nge nduwashoboje ni nyamara rero ngo kari satani rikunyuzura abazimu baranyereka ko ndi umusore kandi mu byukuri sinari umusore wa nyawo w'icyo gikorwa cyangwa se akana nanone nari akantu kari hagataho mu gashakira izina namwe mwamenya umuntu utari umusore ariko utari n'umwana. Erega ibindi kuvuga si ibi nidoga ko nakoze ibi ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije watekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Nabayeho nta unyizeye, nabayeho ntambuka bati murebe ko ihene zihari zose, nabayeho nyura ahantu bati mureke inkwavu ziri mu kibuti, nigeze no gufungwa nzira urukwavu pirizo santarari bashyiramo rugura 60. Man, hari akaririmbo mu minsi yashize kigeze kwaduka ko umuntu wari umurundi waririmbaga sinkikumva bakigacuranga, waririmbaga ngo kungufu biranse no kuneza biranse none mama nemere oya shahu wonigwa. Arari mwakumvise? Nabonye nanjye byose byanse rero kuneza biranse shyiraho ingufu sasa tujya mu mitsi. Urukobwa rubyibushye rwitwa Mariya runini rushinguye, kobwa yaje kumfata neza hano na hano, arajyana no ku gikuta cy'inzu ankubita ku gikuta cy'inzu kano ipariti nyuma yose ikubitiraho rimwe, yarahurutuye ngo pa negamaho ku gikuta, noneho mu mugongo nkajya numva utuntu tumeze nk'utuvisi n'utuntu tutumurutiseri twafungutse turi kuregarega, nkumva utuntu tw'utuburo turi gufunguka twinshi. Noneho ndamubwira nti yewe ntirebaho munsi y'agatanda, mbese ku mutima ngira ngo ndebe ko asohoka. Ndera munsi y'agatanda n'urufunguzo nge negamye n'uturutiseri twanyanyagiye, tuntu tw'utuburo n'utuvisi twafungutse, nkumva ibiri kwiruka bimeze nk'udusimba dutembera hano hose bikagenda yewe. Ariko nkiyaza kumbwira ati ngaho ngwino, ubwo se simvuze ibintu byinshi ubwo ngubwo. Iyambwira ati ngwino, ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye watigeze. Turirimba iyo ndirimbo wumva namusengera siri ikiganza hejuru. Icyaha na kimwe ndamwegera. Iki gitabo rero gifite ikibazo, iyo ndirimbo ntayirimo yaracitse. Ndagenda sindishirijwe. Harumva namusengera Imana akavanga yatabaye uriya yantabara ngo agira cyamenye ko hari, yaba hejuru yaba hano aho naringereye ndahazirikana, nzahakomereza ku wa 4. Twari tugereye kuri umukobwa nyine nashimaga Uwiteka wandengeye. Imana yarizi ko nzaba ndi Nyarugenge kuri iyi tariki, niyo mpamvu ntapfuye, ibyanyicaga byaragwiriye. Kandi uramenye ibyasagutse kuri nge n'ibizo nkore n'izo ngorane birakugarije ni muri iyi nzira mukobwa. Abakobwa twabanye muri ubwo burara, umva nta muntu nasengera akavuga ngo Imana yatabaye uriya nanjye yantabara ngo agira cyo dusengana Imana. Niba ntawe turahaguruka twese, aha namubonye babiri, hubwo nta nubwo ari umwe, babiri. Murambure di Imana baho umugisha, murambure neza, murakoze basore beza, ijuru ribakire, Imana ibakire, Imana ibandike. Igira hino sha, igira bankuza hano, bankugera hano nkurebe neza, ngwino ngusengera unyegereye hafa, ngwino. Iyo menya mbere ntago mba narashaje vuba, banashajishijwe n'inkoni. Abakobwa twabubanyemo nzabibabwira ku wa 4, n'uwo badukubitanye nzamubabwira ku mukobwa. Imana ibaho umugisha, nimuze mukobwa mwiza, uracyari muto ntukarimbuke, ntukicwe n'ibyaha ungana utyo. Hari Imana iteye kukwakira, mukomere Imana amashyi. Aba nabirokoshe ubu buhamya, ibonye ko ubuhamya bwabarokora, nibaze mu kanya bazahamya ibiruta ibi, bazavuga ibiruta ibi, kandi Imana irabagirira neza. Natwe duhaguruke turasengera rimwe twese, nta wundi uri kuza ngo nabaze yegera ngo tumusengera Imana. Ni iyi nzira
niyi ducamo, niyi abapastori bacamo, niyi iruhura, wenda nzabigiraho nabyo uko nakijijwe. Imana ifashe byose bizakunde, tuzasubize kuwa gatanu byose bishojwe, kuko ari burebura, ubuhamya burebure, ariko Imana ifashe bizakunde. Dusenga Imana. Ngiye gusengana namwe muhagaze, ariko mu bayobozi kwanza gasengera bahari, nkabona gusengera ibyifuzo bindi bisanzwe, kandi nanjye mujye musengera, mufite icyifuzo mwacyumvise, nanjye aho uryo usengera. Kamwarimo banza asengere, abangaba ndasenga. Turakubashye Mana, turagushimye. Habwa icyubahiro kuko uri umukunzi wacu mwiza. Turagushima kuri Imana izura. Turagushima kuri Imana ikura mu rupfu gashyira mu bugingo. Turagushima kuri Imana ibabarira abari abanyabyaha bakaba abakozi bawe. Turagushima ko wazuye umukozi wawe Mana, ukamukura mu buzima budasobanutse budafite ishusho. Uyu munsi akaba ari umukozi wawe. Turabigushimiye. Abana bawe baje gupfukama imbere yawe, aba basore beza batekereje yuko nabo bakoze ibyaha, Satani akabaganza. Uyu mukobwa Mana, bose baje kugupfukamira, bababarira ibyaha byabo mu izina rya Yesu, kandi ubagirire neza, ubakure mu byaha Mana, ubababarire, ubejeshe amaraso yawe. Kandi kuva uyu munsi duhagaritse urusaku rwa Satani mu mitima yabo, mu izina rya Yesu. Baha umunezero, baha amahoro, bahe kugubwa neza, kandi no mu buzima busanzwe Mana tubashyize mu biganza byawe. Kuva uyu munsi Mana bumva ijwi ryawe rihumuriza, ubaha imirimo bakore, uzabaha ingo, uzabaremere imiryango, uzabagira abakozi bawe, nabo bazakuvugire Mana, bahamye imirimo n'ibitangaza bakoreye. Twebwe twese Mana twishyize mu biganza byawe kugira ngo ukomeze kutugirira neza. Hariho n'ababa babitekereje ariko ntibaze gupfukama, nabo bababarire Mana. Uyu munsi amaraso yawe akora imirimo itangaje mu bantu bawe. Tugukomeye amashyi Uwiteka, tugukomeye amashyi kandi tuguhaye impundu. Habwa icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu, amen. Kadusengane twese n'umundi dusengera ibyifuzo, tubanze dusenge duhagaze. Kandi icy'ingenzi si ugusenga, icy'ingenzi ni ukwizera. Urizera ko Imana yabikora, kandi ibyo yakoze bikwemeze, bikwizeze ko n'ibindi yabikora, kuko hari Imana ishobora byose. Ntuzemere ijwi rikubwira ko bitakunda, bitakwemera ngo ushingire kuri kanaka bitemeye, ahubwo shingira kubo wemeye kuko bihari. Turambura amaboko dusenga Imana, kandi nawe utera ijwi ryawe hejuru. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ishimwe ni iryawe Data, ishimwe ni iryawe Data. Uyu mwanya n'uwishimwe, mbumbuye umunwa ngushima, nzamuye ijwi ngushima, ngushimiye indwara ukijije, ngushimiye abutabaye, ngushimiye akazi utanze. Hari abugahaye, hari abuhaye akazi, hari ubushomeri ushizeho iherezo, ndabigushimiye. Hari indwara ushizeho iherezo, ndazigushimiye. Hari ukugumirwa ushizeho iherezo, ndakugushimiye. Hari ubugumba ukuyeho, ndabigushimiye. Hari amaduka wongeye guha gukora, ndabigushimiye. Hari ingendo utumye zigenda, ndabigushimiye. Ibitemeraga byemere, ibidafatika bifatike, ibidafite ishusho bihe ishusho. Mana ukura ibishoboka mu bidashoboka, kura ibishoboka mu bidashoboka, kura ibishoboka mu bidashoboka. Amagambo yavuzwe n'abatari ngombwa atagaciro, hasigara ry'Imana ivuze. Kura inziga ku magare bikurikiye abantu bawe, kura inziga ku magare Data, kura inziga ku magare, kura inziga ku magare, kura inziga ku magare, bikurika yorije cyane. Itamure mu nyingi y'igicu abari hano, abari mu bindi bihugu, turabasengeye. Bari babuze uko bagenda, hamwe no kwizera kwabo, babuze uko bigira, babuze uwo babwira, barize amarira ajya mu nda, abaryama bagaca bari maso, abahora bitangiriye itama, abo bacunira ingoni, abo urubyaro, abo urushako, ibidakunda bikunde. Mwami turasenze, kiza imibiri irwaye, kiza amakanseri, kiza indwara iyo ari yo yose, nta ndwara ikunanira. Twarakubonye ukora, twarakumvise uvuga, ukora ku manywa, ukora nijoro, kiza imbavu, uracyakora, uracyarema, uracyakora, uracyarema. Zura ibyari bipfuye, kuraho imyuka y'urupfu kuri bamwe, kuraho impanuka mu izina rya Yesu Kristo. Turagushaka kukuyeho impanuka, ukuyeho impanuka, ukuyeho impanuka. Uzinguye abari barazinzwe, utaburuye ibyatabwe, manuye ibyamanitswe. Urakoze Data,
uraremye, tanze urubyaro, tanze urushako, tanze akazi, kwe bushomeri, tanze inkwano, uremye ubukwe, uremye ubukwe. Hari ibyo ukoze, kandi no mu ngo ugezeyo, abasize ikibazo aho bavuye bahasanga igisubizo, abasize ikibazo bahasanga igisubizo, abasize ikibazo bahasanga igisubizo, kuko uri Imana irema. Urakoze ko byose bikore kwibahisha, turabigushimiye. Ayo mashina yawe data, izo mundu ni izawe, ayo mashina yawe data, kubw'ibyo ukoze, kubw'ibyo uremye, kubw'amariba wongeye gufukura. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Mwigisha wacu Imana imuhe umugisha. Reka mwarimu adusabire umugisha kugira ngo dusubire mu kazi no mu zindi gahunda. Ntago turambirwa no kugushima Uwiteka Imana yacu, wagize neza kuzana abana bawe, kuko bamenye yuko hejuru y'ubutunzi, hejuru y'amafaranga, hejuru y'imibereho hari iyindi Imana izaturinda kandi kazaduha n'ubugingo. Dusabiye umugisha buri muntu wese ugiye kugenda Mana, ujyana umugisha w'Imana, ubahe gucuruza bunguke, ubahe kuzana abakiriya bababone bunguke, abashaka amapromosiyo bayabone, abashaka akazi bakabone, abashaka kuzamurwa babibone. Mu izina rya Yesu umugisha w'Imana ubabeho, umugisha wo mu buryo bw'ubugingo, umugisha wo mu buryo bw'umubiri. Abaririmbyi bacu baha umugisha, umwigisha umuha umugisha, twebwe twese tugabana umugisha wawe. Umugisha w'Imana ujyane natwe kugera no mu ngo zacu, no mu gihugu cyacu, no mu itorero ryawe. Habwa icyubahiro kuko uri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu, amen.